Yes. Ibihe byiza kuri mwe mudukunda kandi mwakoze subscribe kuri chaîne yacu Ubushitsi Arcado aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Tubahaye ikaze wowe wakoze subscribe, ukabukora share, ukabushyiraho izo like. Witeka kwishimire, kandi nawe utari wakanda subscribe turagushishikariza ndetse tunagusaba kugira ngo ukande kwako kazogera k'umutuku kandi subscribe, kugira ngo ibiganiro turajya dushyiraho byose bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twishimiye ko twatangira uyu munsi dusangira inyigisho cyangwa se twiga duhereye kuri bimwe mu bihingwa, ndetse bikaba rimwe na rimwe binimeza. Ubwo ni ibyatsi muri rusange, ni ibyatsi tuganiraho gake gake. Impamvu twifuje ko twaganira kuri ibi bintu ni uko aba ari ibintu by'ingirakamaro ariko bisa naho byatawe, abantu badakunda kwitaho, badakunda kubyitaho, kandi mu by'ukuri hari igihe kigera tukabikenera. Niyo mpamvu twifuje ko buriya tugiye dufata bimwe runaka tukabizana tukabwira amazina yabyo. Hari ababa barabyibagiwe bakaboneraho kubyibuka, mukabasha kumva na kamwe mu kamaro kabyo. Abantu bamwe na bamwe bataba banazi, bagenda babikandagira, babitera imigeri, rimwe na rimwe banabyangiza, kandi mu by'ukuri ari ibintu by'ingirakamaro. Uyu munsi rero niyo mpamvu twifuje ko twajya dusangira kuri ubwo bumenyi, tukanasharinga. Ubwo nanabasaba wowe urajya ubona ikintu ukabona ukizi, cyangwa se ukumva wenda hari icyo twibeshyeho, dore ko burya akenshi usanga rimwe na rimwe buri gace, buri regiyo, buri gace n'umuco wako. Hari igihe usanga ikintu kimwe hano cyitwa gutya, ugasanga ahandi bacyita kuriya, ku buryo hari aho ugera wajya uvuga kwa kundi iwanyu mucyita, ugasanga bitandukanye n'uko ahandi bacyita. Ibyo bintu nyine bikagucanga, ariko mu by'ukuri wareba cya kintu bavugaga ugasanga ni cya kindi n'ubundi muhuriyeho, n'akamaro kacyo ni kamwe. Ku bw'iyo mpamvu uyu munsi turaza guhera kuri kimwe mu biribwa bya kera cyane byabaga mu cyaro. Umuntu wabaye mu cyaro aba abyumva. Ni ikiribwa ariko hamwe na hamwe njya mbibona, ariko ugasanga bamwe ntibabizi, ntibazi ko hari n'ingirakamaro kuri uru rwego. Ikiribwa cya mbere ngiye guheraho akenshi aba ari n'imiti. Ni iki kiribwa cyitwa iki ngiki. Ku muntu ukireba, ukibona arahita akimenya. Ni ikiribwa aho nakuriye, aho nabimenyeye, iki ngiki twacyitaga igisusa. Akaba ari imboga rwatsi, urabona ko ni icyatsi kibisi, bivuze ngo gifite intungamubiri. Iki twacyitaga igisusa iwacu. Zari imboga twasoromaga ukaziteka zimeze neza rwose, ukarya ubugari. Ku bantu bakunda ubugari mwese mbifurije kuzaryoherwa nacyo. Tukarya ubugari neza, tukabyibuha, tukazana amatama n'amataye, tugashisha, tukaba tumeze neza. Muzi neza akamaro k'imboga. Iki ngiki ni igisusa. Niba hari aho ujya ukibona cyangwa se no mu isoko biba birimo, wifurije kuzakigura umunsi umwe ukagiteka mu kaboga, niba ukibasha kukigondera, hanyuma ukakirya kikakunorera, ukumva akamaro kacyo. Ni icyatsi nk'ibindi byose, ahantu henshi biba bihari, ariko abantu babireba gutyo batazi ko ari ingirakamaro gutyo. Mwabyumvise rero ko icyiza nyine cyo kwiga no gusangira ubumenyi bituma abantu bamenya byinshi batari bazi, cyangwa bakanasobanukirwa ibyo bari bazi, bikabimenya byisumbuyeho. Yego,
Twakomeje kandi iki nacyo bacyita ni uko mbona cyatangiye kurabya, iki nacyo akaba ari uruboga rwitwa isogo. Isogo rigira ukuntu utubuto twarwo ruba rusa naho nyine rufitemo akantu k'uburure, ka kandi ariko niho rubera akaga. Ubwo turiya tubuto umuntu turiye arwaye inzoka zihita zicurama zikizingazinga zigahunga, zikaba ziguhaye agahenge hahandi wari uri kujya kuri tuwarete wirukanka cyane utwaye imyenda mu maboko, cyangwa wasigaye uturanye na tuwarete, kuba ikibazo cyo mu nda n'inzoka n'ibiki. Kikaba uruboga ruryoha cyane, ni uruboga ruryoha cyane ku bantu bakunda ubugari. Namwe ndabashishikariza, umuntu utararurya baryita isogo. Ni imboga nziza cyane rwose zigira intungamubiri, umuntu waziriye aba afite agapo nk'aka kanjye. Ntabwo mubibona se? Uretse ko ubu nazivuze nyine nkaba ntangiye kugenda mbigikara, ariko kera ni izi ngizi naryaga nizo zankujije. Ubwo urumva rero ko ni ingirakamaro, ni umuti ndetse ni n'intungamubiri zifite za vitamine nyinshi cyane. Abana bakiri batoya bakiga kurya, bamwe babategeka kubatekera imboga. Kuri wa muntu nawe ukeneye kumera neza ukarya ibintungamubiri n'ibiryo byujuje ubuziranenge, bagutegeka kurya imboga dodo n'izindi zose, imboga rwatsi. Uru nguru ntuzongere kuruhitaho, barwita isogo. Yego, ntabwo ari ibyo gusa kandi dufite n'ikindi bita, ibi ngibi aya ni amateke. Aya ni amateke, mu kinyarwanda ni amateke, uretse ko habaho ubwoko bwinshi bw'amateke, haba amabwayisi, hakaba amanyarwanda, hakaba amagande, hakaba amazungu. Hari abatabizi rero ko ibi byatsi by'amateke ari byo hamwe na hamwe bita ibitika, nabyo biribwa. Ndabizi abenshi muratunguwe. Ibi nabyo rero ni imboga ziryoha gute? Ni imboga rwatsi ziryoha kubi, ziba zoroshye cyane rwose, ku buryo wa muntu urwaye mu nda za constipation n'ibiki byose, niba ntabivuze nabi, utu tuboga utungutu umuntu araduteka rwose, akadutekana n'izindi, agashyiramo uturagara twa Zanzibari cyangwa se za zindi zo mu Kivu bita isambaza, ubundi ukarya ubugari n'umuceri n'akawunga, ivumbi rigatumuka. Bari bazi ko rero iyo bakuye amateke ibi ngibi bijugunywa, ariko nsubiye inyuma gato, ibi ngibi babisoroma amateke agihagaze, bagenda basoroma twa tundi duto tugishibuka tukiri kubumbura, nitwo bateka bakaturya. Ikindi kandi n'ibyatsi by'amatungo, buriya ingurube zibikunda kubi. Ingurube ni akabenzi, zibyemera kubi. Ubwo rero nawe utari ubizi, ni umuti kandi ndetse ni n'icyakura, ni ibiryo. Si ibyo gusa kandi, uyu munsi wenda tuvuye ku mboga, turaza gukomereza ku bindi byatsi, ariko byo by'imiti cyane, by'imiti. Izi ngizi bazita inyabarasanya. Inyabarasanya kuri bamwe bitewe n'aho wavukiye cyangwa n'aho uri uko babyita. Hari n'ahandi babyita amashisha. Amashisha mugerageze murebe neza, ndabizi muba mubizi, ariko nyine ntago wenda hari abataba bazi icyo bimaze, cyangwa ngo batazi ko ari ingirakamaro, cyangwa ko bifite n'agaciro ku buzima bw'umuntu. Ibi ni amashisha cyangwa se inyabarasanya, zikaba umuti w'akarabutaka kabisa. Buriya ngo iyo wacitse igisebe, ahandi ukiva amaraso ugashugusha ugashyiraho, umva ni nko gukozaho rwose. Hahandi uba ugitekereza kujya kwa muganga, ujya gutera intambwe zingahe, uwo wasize abikoze yakize. Urumva ko iyo ni imwe mu by'ingenzi ukora. Hakaba n'ibindi byinshi cyane, burya wawuteka warwaye giripe nayo y'amazi, burya wa mwuka wayo nayo
ngo hari ukuntu uba waneterariza za giripe gake gake. Ni byinshi ubwo n'abandi bafite uko babizi nabo dufatanye dufashanye, dusangire ibitekerezo, tubwire icyo bikora. Yego, niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo dusangirire ibitekerezo, dufatanye no kwiga byimbitse. Si ibyo gusa kandi hano hari ikindi cyatsi nacyo, iki ngiki tucyita, aho nakuriye twabyitaga agacumucumu. Murabizi ni ibyatsi byiza cyane. Iki ngiki ni icyatsi nacyo kijya kugira akamaro nk'ak'inyabarasanya, kuko iki ngiki nacyo burya iyo wacitse igisebe ugashugusha ugashyiraho amazi yacyo, mu by'ukuri kiragufasha cyane ku gisebe. Ikindi kandi ibi ni ibiryo by'amatungo, buriya inka, ihene, intama n'ibindi nk'ibyo ngibyo bibikunda kubi. Si ibyo gusa kandi burya mu myaka ya kera aho nakuriye najyaga mbona bene ibi ngibi iyo cyabaga cyakuze, hari ukuntu byageraga mu mpeshyi bikuma, ukabona ari igiti nyine gifite agatege ku buryo bagikoragamo imbariro zo kubaka. Abazi imbariro zo guparata inzu, zo kubaka nyine, ubwo ni muri ya myaka ya kera tucyubaka za nzu nyine zo hambere. Hari n'ibindi byinshi nyine ubwo nanjye ntazi, mbashije kubabwira ibyo nzi. Abandi bafite uko babyumva, nabo badusangiza ku byo bafite, ubundi tugakomeza tukagira ubumenyi kuri bimwe mu bidukikije ndetse by'ingirakamaro cyane. Akaba akita agacumucumu. Ikindi nacyo tugezeho tucyita urubingo. Uru ni urubingo, bimwe mu byo nduziho ni ibyatsi by'amatungo, ni ibiryo amatungo arya, ni ibyatsi. Ikindi kandi babitera ku butaka, bifata ubutaka, babitera ahantu kugira ngo bifate ubutaka. Kera byakundaga guterwa ku miringasuri cyangwa se imirwanyasuri, ku babizi, ku babaye aho bahinga, byigeze kubaho cyane. Igihe cy'imirwanyasuri barabiteraga cyane. Uretse n'ibyo kandi ibi ngibi mu cyaro barabyubakisha birakura, ibyatsi bikavaho, hanyuma ibisigaye, bya biti bisigayeho nabyo babikoramo ikintu bita imbariro zo guparata inzu. Ubwo ni za nzu zubakishijwe ibyondo cyangwa se ibitaka. Hari abataba babizi nyine, nk'abantu baba barabaye mu mijyi cyane cyangwa barakuriyeyo batazi ko mu cyaro hari ahantu baba bacyubakisha ibitaka, ibyondo. Uru nguru barwita urubingo. Ubundi nawe ufite uko abyumva cyangwa se uzi ibindi ukora, nawe yagira gute, yaza kudusangizaho, byaguma kuba byiza cyane. Hagati aho ikindi nacyo tugezeho, iki ni icyatsi cy'umuti karabutaka cyitwa umubirizi. Iki ngiki mu kuvura inzoka kirebaho kabisa, bacyita umubirizi. Ni igiti biba ahantu henshi, ndumva abantu benshi baba babizi. Ibi ngibi bivura inzoka rwose, urafata ugashigisha amazi yacyo, aba ari icyatsi kibisi mu kuntu ari kabarura. Ni umuti w'inzoka burya akenshi uburura, urawunywa rwose bikugoye, ariko iyo ugeze mu nda rwose urazizingazinga zikibuka gusubira iyo zari zavuye. Ikindi kandi iki ni igiti cyumye, wagicana ku bantu bacana inkwi. Ni igiti cyabaye kinini kandi cyakubakishwa. Yego. Ikindi kandi ibi ngibi ku bantu bo mu cyaro cyangwa se b'abahinzi, hahandi benga icyo bita kwenga inzoga z'inzagwa ndetse n'ibintu by'ibigage, ubushera n'ibindi nk'ibyo. Ibi ngibi babukoresha mu rwego rw'umusemburo, kugira ngo inzoga izabe ifite karite iryoshye, imeze neza, ifashe.
Ibi ngibi barabikoresha cyane, ndetse n'abo b'ibigage bikunganira umusemburo. Yego, uyu munsi rero ikindi twifuje kubaganirizaho cyangwa se kuvugaho muri rusange ni ibyatsi bindi byitwa kimari. Ibyatsi byitwa kimari ni ibyatsi akenshi cyane biba bifite n'izindi ndwara biba byavura, kuko burya icyatsi cyinshi burya ngo aba ari umuti, ni umuti karemano Imana iba yaraduhaye. Buriya niho u Rwanda na Afurika byacu bibera akaga, burya ibintu byinshi bituruka iwacu nuko tutaba tubisobanukiwe. Iyi ngiyi ni kimari, ni ibyatsi cyane by'amatungo, buriya ni ibyatsi biryohera amatungo, burya iyo wabyahiriye amatungo cyangwa se aho biri, burya urareba ukuntu itungo riba riri kubirya rishishikaye riryohewe, ugahita uvuga ati wawu kabisa, ibi ni ibiryo by'amatungo. Kandi amatungo muzi ko nayo aduhereza akaboga karyoshye cyane, ubwo itungo ryariye neza naryo riba riryoshye muri make. Ubwo hari n'ibindi bindi wenda namwe muzi muraza kudufasha kumenya ndetse no kuganiraho, muri komenti murajya mutubwira, hanyuma dukomeze tuganire tunungurana ubwenge. By the way, tungurana ubwenge, burya haba hari ibintu byinshi abantu badaha agaciro kandi mu by'ukuri ari ingirakamaro. Niyo mpamvu rero twifuje ko twatangira urugendo nk'uru nguru rwo kujya tugenda twiga ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane ibintu karemano. Ibintu karemano nk'ibi ngibi bijyanye n'ibihingwa cyangwa se ibyatsi muri rusange. Yego, tuzi neza ko rero mu by'ukuri nawe bitashimisha kugira ibyo amenya by'ingirakamaro, cyane cyane ko hari aho uba uzagera ukabikenera. Ikindi kandi buriya si ibi ngibi byonyine, si ibi byonyine, turimo turabategurira ibintu byinshi cyane, ariko nanone ntabwo twabigeraho mutadufashije, mutaduteye ingabo mu bitugu. Nta kindi tubasaba, ni ukudufasha nyine kudukurikira, mukatureba, mukadusangiza n'abandi, niba ari ibyakozwe neza mukabigaragaza, mukatubwira ati ibi ni sawa, dukomeze kuri ibi ngibi. Buri wese nyine n'icyo akeneye akatubwira ati iki ngiki cyangwa iki ngiki, nacyo tukaza tukakirebera hamwe tukakiganiraho. Bitagenze neza nabyo mukabitubwira, tukamenya uko tubikosora dufatanyije. Yego, inkunga yanyu rero ni iy'agaciro cyane, kandi subscribe, usharinge ku nshuti zawe niba wumva koko hari akamaro bifite cyangwa se byagirira sosiyete muri rusange. Hanyuma rero dukomeze twubaka umuryango nyarwanda dufatanyije, kandi tuzabigeraho burya ngo abunze ubumwe ibintu byose birakunda, tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye, turajya tugenda tuba updating umunsi ku munsi. Icyo usabwa ni ukudukurikira, hanyuma ku buryo video yose iraza ijyaho urajya uhita ubona akanotification utiriwe ujya gusharinga, cyangwa se hari undi muntu ugiye kukubwira ngo wari uzi ko kuri ya chaîne yacu hari icyashyizweho. Yewe kandi subscribe, dusharinge, uduhe ibitekerezo, duhe like, hanyuma buri kintu cyose turajya dushyiraho kirajya kigira gute, gihita ubona notification yacyo, hanyuma dukomeze twiyigire. Yego, turabakunda kandi tunabifuriza gukomeza kumererwa neza. Wowe muntu umeze neza, ukomeze ushima Imana, kuko imirimo yawe biri gushimwa n'Uwiteka, ukaba uri amahoro, ukora bikagenda, ugenda bigakunda. Tunabwira nawe wumva utameze neza, hari abarwayi, hari abari mu buzima butandukanye, gukomeza kugira icyizere no kwiringira Imana burya n'ibyo byose, hanyuma ugakomeza no kwiyitaho. Uyu munsi biba byanze, ejo bikamera neza. Ubuzima nyine burahindagurika kandi tugomba kubona uko buri, niyo mpamvu dusabwa kwihangana no kudacika intege. Ejo n'undi munsi, umunsi w'ejo uzazana andi mahirwe,
n'ibindi bisubizo by'ibibazo byinshi dufite. Icyo dusabwa nyine ni ukudacika intege, gushyiramo imbaraga ndetse no gukomeza kwizera Uwiteka ku buryo n'ibigena byose. Yego turabakunda cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.